murakoze. Yesu ashimwe. Imana ibaho umugisha. Amen. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaze. Dushimye Imana ko iduhaye uyu mwanya wo guterana, kandi dushimye indirimbo nziza twabanje kumva, harimo ndetse n'indirimbo itubwira ko Yesu yapfuye kugira ngo tubeho. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Reka rero dufate umwanya wo gusenga kugira ngo duhe Imana ikaze muri iri teraniro, kandi buri muntu wese uri muri iri teraniro yifate nyine nk'umuntu uri mu iteraniro nubwo ari mu buryo bw'iyakure. Reka rero dusenge, niturangiza gusenga Imana, mwene data Felix ari buze kudushyiriraho indirimbo imwe twitegura guhana ikaze muri iri teraniro. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turaguhimbaje kuko waturemye mu ishusho yawe, kandi watuguza amaraso ya Kristo utugira bwo kugabe bwite. Izina ryawe rimwe. Turagushimiye Kristo kubera ko wapfuye kugira ngo tubeho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amaraso yawe Yesu rero niyongera muri baduhumanure, adukureho gukiranirwa kose twaba twaragize muri no minsi yose, by'umwihariko n'uyu munsi wa none. Kandi tuguhaye ikaze data wa twese muri iri teraniro kugira ngo rwose utuyobore, buri muntu wese afashwe nuko wabanye natwe. Tuze kumva ijwi ryawe, imbaraga zawe zikomeze kubana natwe, kandi ukuri ibyo ushaka mu buzima bwacu, kandi uduhindure uko ushaka. Uduhere umugisha mu ndirimbo, uduhere umugisha mu masengesho, uduhe umugisha mu buzima, dukomeze kwakira ubuntu bwawe n'umugisha wawe, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Reka mwene data Felix tugezeho adushirireho indirimbo, ariko turaza gufata n'igitabo tugendane niyo ndirimbo. Ni byiza kugira ngo tube muri iterano twese turi hamwe, mwese Yesu akomeze kubaha umugisha. Turaririmba natwe aho turi, tugendana niyo ndirimbo nta kibazo. Ni indirimbo ya 85 mu gushimisha Imana. Twabasaba ko mufunga mikrofone noneho mukaririmbiraho muri natwe, noneho tukagendera hamwe. Amaraso y'umucunguzi niyo soko y'azabamuye, niyo yezaba yajyahane bakabonera rwose. Naguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoziga anakoze mu maraso wabuye. Urya mwambuzi wabambawe, ayarabutwaranezeka. Nanjye umwihebe muri nkawe, unabara umuneze. Naguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoziga anakoze mu maraso wabuye. Nami Yesu nawe ngamba, nyagukundira mucunguzi. Amaraso ya watunganye, ayo watuviriye. Naguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoziga anakoze mu maraso wabuye. Nta n'ikindi kibashangayo gutsemba ibicumuro no gucungura abemeye kwizera umucunguzi. Naguhimbariza mucunguzi, imbabazi
wangiriye kanyoziga anakoze mu maraso wavuye mbere yahona yaboneye ava mu bikomere byawe ugeze urukundo wavuze twagushima n'inema ndaguhimariza umucunguzi imbabazi wangiriye kanyoziga anakoze mu maraso wavuye ino minsi birananira ugushima uko bikwiriye umuzamuro n'ururimi yegusingiza iteka ndaguhimbariza mucunguzi imbabazi wangiriye kanyoziga anakoze mu maraso wavuye. amen amen Amen. Amen. iyi ndirimbo nziza tumaze kuririmba ivuga ku maraso ya Yesu ikatubwira yuko nta kindi kibasha kudutsembaho ibicumuro nk'amaraso ya Yesu. Imana yacu nihabwe icyubahiro cyane, kandi nyuma y'ubuzima bwo mu isi tugeze mu ijuru Imana izaduha urundi rurimi tuzayishime uko bikwiriye, kubera ko mu isi biragorana kugira ngo tubashe gushima Imana uko bikwiriye, ariko nyuma ya hano Imana izaduha ururimi bishime uko bikwiriye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Reka rero twite mu mwanya wo kwakirana, twifuriza abantu bose ikaze. Mwese aho muri ku isi tubifurije ikaze. Imana rwose ibahe umugisha hamwe natwe, abapastori, abakozi b'Imana, abakristo batandukanye muteranye natwe muri aya masaha. Rwose Imana ibahe umugisha hamwe natwe muri aya masaha. Munyemerere cyane mu izina ryacu twese, nsaba mwene data Karayenga Jean Jacques, Pastor Karayenga Jean Jacques, niba ashobora kuba ari hafi adusuhuze mu izina ry'abantu bose bateranye muri aya masaha y'umugoroba, kubera yuko niwe uri buze kuba umwigisha wacu uyu mugoroba. Reka rero niba yamaze kugera hafi, mwene data Felix uri kubanga bw'Imana ndetse na bagenzi be badufashe kugira ngo ndabona yabonetse, yadusuza mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Amen. Cyane bari twakirane rero muri ya ndamutso yacu tugira tuti murakaza neza bene data, Imana ibaha umugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Amen. Nanone twongere turirimbe indirimbo imwe, nitumara kuririmba indirimbo imwe tuyobowe n'ubundi na famille Felix na Odette, hanyuma tuze kubona kwinjira mu mwanya wo gusenga Imana no kumva ijambo ry'Imana. Reka n'ubundi iyo famille ya Felix na Odette bongere badufashe, ariko natwe aho turi dufate ibitabo gusa, tuze kuzimya zacu, hanyuma dufate ibitabo nako turirimbe iyo ndirimbo bagiye kutuyoboramo. Murakoze cyane. Turarimba 361 uwo njya mikomezaho twese hamwe, ariko dufunze mikrofone zacu. Uwo njya mikomezaho naundi ni Kristo, reka mubashimire ni Kristo ni umagije yanyitange w'ikiru angura amaraso ye n'ukwanyuzuza n'Imana. Yesu ni umagije n'ubwabisa n'abatunzi. Yesu ni umagije afite
kubwa Yesu aramaza wenyine naona inshuti niko bamumwereye iwe nshuti rutizindi aramaza wenyine ubwo nzagera mu rupfu Yesu azabamagije azanya niwe nduhuke Yesu azabamagije nzabona urutse rwa ruzi nzamutse njya mu ijuru nzamwirebera mu maso Yesu azabamagije Nzamutse rwa ruzi nzamutse njya mu ijuru nzamwirebera mu maso Yesu azabamagije. Amen. Iyi ndirimbo ni nziza cyane ngo naho naterwa n'umwanzi ngo Yesu warampagije ngo kandi ngo nzajya nesha ku bwa Yesu Imana yacu nihabwa icyubahiro. Iyi ndirimbo iraryoshye ntabwo twayisubiramo ibintu byinshi cyane ariko zirikana ko aho uri naho waterwa n'umwanzi Yesu mu by'ukuri arahagije kandi uzajya unesha ku bwa Yesu Imana yacu ishimwe cyane kubera ko nawe yagize abantu kandi Yesu ngo ni inshuti iruta inshuti zose. Ko Yesu akubera inshuti iruta izindi. Reka twinjire Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Nsabe Pastor Gershom ahari kugira ngo asengere umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, hanyuma Pastor Karayenga Jean Jacques atugezeho ijambo ry'Imana. Kandi mwese aho muri muryoherwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana data wa twese uri mu ijuru, tunejejwe n'urukundo dukunda, tunejejwe n'uburyo ki utwitaho. Muri uyu mwanya dutangira iteraniro, ndagusaba kugira ngo uzubane natwe buri wese mu mwanya warimo, kandi iki cyumba twese turimo buri wese ahabwa umugisha n'Imana, kandi buri wese agirirwe neza n'Imana, kandi buri wese aryoherwe n'ijambo ryawe. Uyu mwanya nsengeye imitima yacu igiye kwakirira ijambo, ibimbibe nziza yo kwakira ibyawe, kandi iri jambo ryawe rigira impinduka mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Uko niko dusengeye umukozi wawe ugiye kuritugezaho, ahagaraye mu butware bwawe mu izina rya Yesu. Urakoze data wa twese, urakoze kugiye kubana natwe, urakoze ku ijambo ryawe ari rigari kandi uryagure mu mitima yacu. Oh haleluya. Buri wese ugiye kuryumva uzibura amatwi, kandi umwuka wawe wera arishorere kugira ngo rigere ku ntego y'icyo Imana ishaka. Urakoze kukugize neza, bana natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Umukozi Imana tuhaye ikaze yakomeza. Umuyobozi wa gahunda arakoze kumpa uyu mwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Kanongere mbasuhuze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ahimbazwe. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Tugiye gusoma mu gice cya 12. Turasoma imirongo 2 ya mbere, wa mbere n'uwa kabiri gusa. Hanyuma tuganire kuri aya magambo muri uyu mwanya utari muremure dufite. Abaroma igice cya 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Reka dusome. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya
kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Amen. Aya magambo niyo nifuje ko tuganira, kuko numva ari bwo butumwa Imana yashyize ku mutima wanjye. Aha Pawulo yari amaze kuvuga mu bice 11 bibanza by'uru rwandiko yandikiye Abaroma, yari amaze kumara akanya kanini avuga ku gice cy'agakiza twita gutsindishirizwa cyangwa justification, igice kigirwamo uruhare runini n'Imana. Avuga ukuntu ubutumwa bwiza budakojeje isoni, avuga ati ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kubera ko ari imbaraga y'Imana ihesha umuntu wese gukizwa guhera ku muyuda kugera ku mugiriki. Agenda avuga rero ukuntu umuntu yakira ubutumwa bwiza, n'icyo ubutumwa bwiza bugenda buzana mu muntu kuva ku munsi yakiriyemo ubutumwa bwiza, n'uburyo Imana imutsindishiriza biciye mu butumwa bwiza, n'imigisha ibonekera mu butumwa bwiza. Hanyuma asoreza mu gice cya 11 yerekana ukuntu twebwe abatari abayuda kavukire, abo Bibiliya yitaga abanyamahanga, ukuntu nubwo ngo twari tumeze nk'umunzenze wo ku gasozi, ngo Imana yaduteye kuri Elayo nziza ngo dusangire amakakama n'andi mashami ya kavukire. Pawulo akavuga ngo kwizera niko kwaduteyeho, kandi kutizera niko gushobora gutuma duhwanyurwa. Aho rero Pawulo arimo agaragaza uburyo ibyo twizera, muri make ibyo twizera nicyo bitumariye. Ageze aha rero muri iki gice cya 12 avuga aya magambo akomeye ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa ari n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Amen. Hanyuma aba yinjiye mu kindi gice nacyo kigize agakiza, aricyo twita igice cyo kwezwa cyangwa cya sanctification. Icyo gice umuntu nyir'ubwite wakijijwe akaba noneho aricyo asabwa kugiramo uruhare runini, nubwo nacyo tukigiramo uruhare dufashijwe n'Umwuka Wera nk'umufasha. Ariko uruhare runini mu gice cya mbere, uruhare runini ni urw'Imana, ariko muri iki gice cya kabiri uruhare runini ni urwanjye nawe, ni urw'umuntu. Hanyuma rero Pawulo arabinginga ngo kubw'imbabazi z'Imana, aratwinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo dutange imibiri yacu ibitambo bizima byera bishimwa, ngo kuko niko gukorera Imana kwacu gukwiriye. Hanyuma mu yandi magambo ni nk'aho Pawulo yabwiye Abaroma, arababwira ngo kwizera gusa ntibihagije, kuko kwizera bibera mu mutima imbere, ahubwo ni nko kubabwira ngo igihe kirageze ngo bya bindi twizeye twerekane umumaro byatugiriye mu kubishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo uburyo bumwe gusa umuntu ashobora kwerekana ibyo yizeye n'icyo byamumariye ni ibikorwa bye, ni ugushyira mu bikorwa. Ni igihe imirimo yo kwizera irimo igaragarira mu bikorwa by'umuntu. Hanyuma Pawulo yerekana ko impamvu ituma dushyira mu bikorwa cyane, ishingiro ryabyo cyangwa motivation ituma dushyira ibintu mu bikorwa, ikidusunikira gushyira ibintu mu bikorwa, ngo ari imbabazi twagiriwe. Tumeze nk'abantu bari mu mwenda tudashobora kwishyura nubwo hashira igihe kirekire. Imbabazi Imana yatugiriye nicyo kidukurura, nicyo kidusunika kugira ngo dusohoze ibyo ubutumwa bwiza budusaba. Bene data turabinginga kubw'imbabazi z'Imana
iyo umuntu ataramenya ko byose abikesha imbabazi z'Imana, iyo umuntu ataramenya ko ibyo ugeraho byose burya ari kubw'imbabazi z'Imana, iyo utaramenya ko n'impano ufite n'umurimo runaka ufite mu nzu y'Imana na bya bindi utunze burya ari kubw'imbabazi z'Imana, uba uri musunikwa n'imbaraga zitari zo. Imbaraga za mbere zikwiye kudusunika ni ukumenya ko burya ari kubw'imbabazi z'Imana. Pawulo yingingaga Abaroma ababwira ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana. Haleluya. Dukwiye kuba dukora tuzirikana imbabazi z'Imana. Hari umugaragu Yesu yigeze kuvuga mu mugani yaciye, aca umugani aravuga ngo ngiye gukoresha wenda imvugo y'iki gihe kugira ngo byumvikane, ngo umuntu yari afite umuntu muri mu mwenda wenda w'igihumbi, wenda reka mvuga igihumbi cy'amanyarwanda, ariko nawe akaba arimo shebuja miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma ngo kubera ko atari afite ayo kwishyura, shebuja aramubwira ngo za miliyoni uzihorere, nubwo igihe cyo kwishyura cyarenze, uwo mwenda ndawuguhariye. Ngo amaze kumubabarira ageze hanze, ngo ahita asanga wa mugaragu murimo 1,000. Wamubonye aramubwira ati nyishyura cya 1,000. Undi aramubwira ati wambabariye kubizi ko ntaho nkura, wambabariye ukamparira 1,000 koko. Undi ngo aramufata, ngo aramukubita, ngo mukurubanira no mu nzu y'imbohe amuziza cya 1,000. Amakuru aragenda rero ntiyihisha, ngo aza kugera kuri shebuja, amenya ko yakubitiye umuntu 1,000 aranamufungisha. Ngo arangije aramubaza ati ko nari nakubabariye miliyoni 10, wewe naniwe kwihanganira umuntu ukurimo 1,000 ko? Ngo aramubwira ati none kuva ubu nanjye nisubiyeho, za miliyoni urazishyura, nutazishyura urajya mu nzu y'imbohe. Noneho Yesu ngo yari arimo abwira abantu, inyigisho yari arimo atanga, yaravugaga ati ariko se uyu mugaragu mubi kuki atashingiye ku mbabazi yagiriwe ngo nawe ababarira abandi, atanga izo mbabazi. Hano rero Pawulo avuze ijambo rikomeye, aravuga ngo bene data turabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Imana irashaka ko tuzirikana mu gitondo, saa 6 na nimugoroba, ku wa mbere kugeza ku cyumweru, tuzirikana imbabazi yatugiriye zikadutera umwete. Haleluya. Wo gukorera Imana tutizigamye, bikadutera umwete wo kumva twakora ibyiza, wo kwitanga ubwacu, kubera ko ibyo turi byo cyangwa se ibyo twagezeho cyangwa abo turi bo twabagizwe n'uko Imana yatugiriye imbabazi. Imana ishimwe cyane. Icyo rero nicyo Pawulo yabwiraga Abaroma. Iri jambo rivuga ngo nuko ubwaryo yungaga cya gice cya mbere arimo agihuza n'icya kabiri. Cya gice cya mbere nababwiye cy'ibintu biri teorike yagihuzaga n'igice cya kabiri noneho cy'ibikorwa gihera mu gice cya 12 cy'Abaroma kugeza ushoje urwandiko rw'Abaroma. Arababwira ngo nuko bene data, ishingiye yusobanuye ijambo riri mu Kigiriki, yurisobanuye usanga ushatse wanasobanura ngo kubera iyo mpamvu bene data, kubera iyo mpamvu turabinginga, kubera bwa buntu yatugiriye, kubera za mbabazi yatugiriye, kubera gutsindishirizwa twabonye ntacyo dutanze, kubera amaraso ya Kristo, turabinginga ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera, niko kuyikorera kwacu gukwiriye. Ku bwa Pawulo nta kintu waba utarigeze kumenya Imana mu gihe waba uvuga kuzi ijambo ry'Imana, ariko ibikorwa byawe
bikaba bitagaragaza kuza Imana. Ku bwa Pawulo muri uru rwandiko ikigaragaza gusa ko umuntu yamenye Imana ni ibikorwa bye, ni imirimo ye, ni imbuto ze, ni ibyo umuntu apimirwaho kwaza Imana. Si imyaka amaze akijijwe, si itorero asengeramo, si indimi avuga, si impano afite, ahubwo ikigaragaza iyo ukurikije uko Pawulo yubatse uru rwandiko, ikigaragaza ko umuntu yakijijwe ni imirimo, ni ibikorwa bye. Iyo ukurikiranye inshinga hano Pawulo yakoresheje mu Kigiriki, yakoresheje inshinga yitwa parakareo, anayivuga mu buryo butegeka, nubwo ari uburyo nanone yakoresheje yinginga. Sinzi wenda umuntu agiye gutanga urugero niho byakumvikana. Muzarebe nk'umurwayi ari kwa muganga, wa murwayi warembye, ugiye ukamubwira ngo ngibi ibiryo wabizanye, nubwo byaba biryoshye mbishyize imbere yawe, nutarya ni akazi kawe. Umurwayi ashobora no gupfa atariye. Ariko umubwiye uti ndakwinginze koramo basi ibiyiko 3, nushaka ubigarure ariko ube wakozemo. Nubwo ukoresheje ijambo rivuga ngo ndakwinginga, ariko buryo ubumutegetse, kandi umurwayi ararya byanze bikunze. Ashobora no kubirya akabigarura kubera uko ubivuze. Ndakwinginze basi fata ibiyiko 2. Umurwayi utabashaga kurya, utabashaga kweguka kubera uko ubivuze. Nubwo ukoresheje ijambo ndakwinze, ariko burya wamutegetse. Na Pawulo rero inshinga yakoresheje hano mu Kigiriki ni uko imeze. Yaciye mu buryo bw'inginga, ariko ataduha andi mahitamo. Ntabwo yavuze ngo nimwumva mubikore mubishaka, nimutabishaka mubyihorere. Oya, ahubwo niyo mahitamo yonyine. Umuntu Imana yagiriye ubuntu, ikamutangira umwana wayo, ikamutsindishiriza, ikamuha imbaraga z'Umwuka Wera. Icyo Imana integerejemo, igutegerejemo, ni ugutanga umubiri wawe ngo ube igitambo kizima, cyera, gishimwa. Niko gukorera Imana gukwiriye. Nta yirindi hitamo yari yashyize ku ruhande. Akenshi rero bijya bitugora gukora ibintu dushingiye ku mbabazi twagiriwe. Ujya usanga akenshi umuntu akora ibintu wenda avuga yuko biturutse wenda ku bushobozi afite, ku mbaraga afite, kwishingikiriza ku bigaragara biratworohera. Ariko izi mbabazi uzitekerejeho byatuma ukora ibintu birama, byatuma ukora ibintu udategereje ko abantu bakureba, byatuma ukora ibintu udahatwa. Ukoreshejwe n'izi mbabazi wagiriwe, byatuma ukora aho bakureba n'aho batakureba, mu gihugu ndetse no mu mahanga, hafi na kure. Kuko izi mbabazi ni isoko idakama, kandi izi mbabazi ni umwenda utishyurwa, ni umwenda uhora wiyongera. Uko ugenda umenya agaciro k'izi mbabazi, niko urushaho kumva ko ari umwenda mugari. Uko umenya agaciro k'izi mbabazi, ahubwo nibwo urushaho kumva agaciro k'uyu mwenda ukungana. Nicyo cyatumaga Pawulo yitsa cyane kuri izi mbabazi, avuga ati Baroma, nimukore byose muzirikana imbabazi Imana yabagiriye. Kubera ko umwanya wacu batari munini cyane, ndagira ngo twihute. Iyo wishingikiriza kuri izi mbabazi, wumva buri munsi umeze nk'umuntu wakumva hari icyo uri bukore ngo ugabanye umwenda, reka mba ariko mbyita. Nubwo utawumara, wumva hari icyo wakora kugira ngo ugabanye umwenda. Ndabaha urugero. Zaburi 116
umuririmbyi w'iyi zaburi yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ibyo Uwiteka yankoreye byose mbese nabimwitura iki? Aravuga ngo nzakira igikombe cy'agakiza nambaza izina ry'Uwiteka Imana yanjye. Muri make yumvaga ibyo Uwiteka yakoze ari umwenda, akavuga ngo nanjye nzajya nakira igikombe cy'agakiza nambaza izina ry'Uwiteka Imana yanjye, ngo kuko nzi yuko amaso ye ari ku bakiranutsi, ngo n'amatwi ye ari ku byo bamusaba byose. Yavuze zaburi ndende, hari uhereye ku murongo wa 12, ariko icyo nari nshatse kuvuga cyane naha yavuze ngo ibyo Uwiteka yankoreye numva nabimwitura iki. Murumva ko yiyumvagamo mu mutima umwenda mugari, yiyumvagamo umwenda munini udashobora kwishyurwa, ushingiye gusa atari uko Imana imwishyuje, ahubwo ngo ashingiye ku by'Imana yakoze. Yajyaga azirikana. Imana ishimwe. Icyaduha torero ngo twibuke kuzirikana imbabazi Imana yatugiriye. Imbabazi z'Umukiza zitubera umwenda duhora tuzirikana amanywa n'ijoro, bidutera kumva natwe duhatwa kwitanga, duhatwa gutanga imibiri yacu ngo ibe ibitambo bizima. Uburyo rero bwiza Bibiliya itwigishamo gukiranuka ni ukubanza kumva uwo uriwe, kumenya ngo ndinde, ukamenya ko uri umwana w'Imana kandi ko imbaraga zose z'Imana zikorera muri wowe. Ubwo nibwo buryo bwiza bwo kuzirikana, bwo kugira ngo ukiranuka. Banza uzirikane ko uri umwana w'Imana kandi ko imbaraga z'Imana ziri muri wowe. Uwo ni wowe. Ikindi uzirikana aho uba hariho, umenye ko uri munsi y'ubutware bw'Imana. Imana ari umwami, ko kandi ubw'Imana ari umwami wawe wapfuye kuri kamere, ukaba ubayeho ubundi buzima bushya bwo kumvira Imana. Iyo Bibiliya itubwira gukiranuka, nicyo ngiki bitubwira, ni ukwimuka mu bubata bw'icyaha tukinjira munsi y'ubutware bw'Imana, tukaba munsi y'ubundi bubata, ariko noneho buduha umudendezo, nubwo ari umudendezo ufite imbago. Hanyuma tukamenya ko ese muri ubwo buzima dufite iki? Icyambere tukamenya ngo dufite umwuka wera w'ingwate, dufite Kristo uri iburyo bw'Imana twingingira. Imana ishimwe cyane. Kandi dufite n'imbaraga z'Imana zikorana natwe ziri mu ruhande rwacu. Ntabwo rero tuzi abo turi bo, tuzi aho turi, tuzi n'icyo dufite. Ibyo bikaduhesha kwitanga, gutanga imibiri yacu ngo tube ibitambo bizima. Ntabwo turi abantu badafite aderese, ntabwo turi abantu b'ibyigenge. Dufite umuyobozi, nta nubwo dufite ubusa. Imana yashyize mu ruhande rwacu ibikoresho byo kugira ngo tubone uko twitanga, dutanga imibiri yacu, tubone uko tuba ibitambo bizima bishimwa, izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Ikindi, mu gutanga igisubizo rero kuri izi mbabazi z'Imana, Pawulo araduha umukoro wo gutanga imibiri yacu tukayitangaho ibitambo. Pawulo ntatubwira kwanga umubiri cyangwa se ngo tuwujugunye, ahubwo aratubwira kuwutanga ku bushake kandi tunezerewe kubera imbabazi twagiriwe. Buriya iyo witura umuntu wakugabiye nta mibare myinshi bisaba. Iyo urimo uha umuntu ukunda kubera ko uzi ko nawe yaguhaye urukundo, ntabwo bigusaba kubitekerezaho. Ariko iyo twamaze kumva ari ibintu duhatwa bimeze nk'amategeko, tubikora duhatiriza. Niyo mpamvu Pawulo yabanje kwerekana isano yacu n'Imana idutera kwitanga tumara amaji. Ibi ndabivuga nzi yuko muri iyi minsi y'imperuka kwitanga bitugoye, kwitanga biratugoye.
yemwe n'ubutumwa turimo twumva muri iyi minsi y'imperuka ntabwo budukangurira gutanga imibiri yacu. Buratubwira ngo wenda tanga ibyo ufite byagusagutse, nawe kandi nubitanga uba ufite icyo utegereje ku Mana. Tuyihe ibi nayo izaduha ibi. Ubwo nibwo butumwa bugwiriye, nibwo bwamamaye. Nutanga iki nayo izaguha iki. Ntabwo rero turimo ducuruza n'Imana, ahubwo Imana yaduhereye ubuntu buba umwenda mugari udashobora kwishyurwa, keretse twebwe twitanzeho igitambo, twebwe wese tukitamba wese. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, muri iki gihe ubutumwa bwo kwitanga bwo ku Imana bugabanutse cyangwa se bubaye nk'ubutagezweho, nicyo gihe cyo gutanga imibiri yacu ngo ibi bitambo bizima byera bishimwa. Niko gukorera Imana kwacu gukwiriye. Yagira ikiduha, itagira ikiduha. Yobu we yaravuze ngo naho yanyica napfa nkiyiringira. Yarazi ngo yajyaga azirikana akavuga ati Imana yaduhaye ibyiza, twabonye ibyiza, twakiriye ibyiza bivuye mu kuboko kw'Imana, none ibibi nibiza twihakana Imana. Niko yashubije umugore we. Yobu birya yavugaga ngo yabiterwaga nuko yarokonesaga ibyiza yakiriye biva mu kuboko kw'Imana. Imana ishimwe, twakiriye ibyiza biruta ibyo Yobu yakiriye, biruta ingamiya Yobu yari atunze, biruta intama za Yobu n'abana 10, kuko twe twakiriye amaraso ya Kristo umwana w'Imana, twakiriye impano ingana n'umwana w'ikinege w'Imana. Ariyo mpamvu dukwiye guhora tuzirikana iyo mpano cyangwa uwo murage cyangwa se iryo turo Imana, icyo gitambo Imana yatanze, tukumva umwenda uhoraho kandi ari. Avuga yuko dukwiye gutamba imibiri yacu nk'ibitambo byera bishimwa. Icyambere nuko avuga ngo dukwiye, iki gitambo dukwiye gutamba gikwiye kuba ari kizima. Mu Isezerano rya kera batambaga igitambo gipfuye, inyamaswa, itungo bakaryica bakaritamba, ariko noneho twebwe turimo turasabwa ko dutanga igitambo kizima bitandukanye n'ibyo mu Isezerano rya kera, ngo dutange imibiri yacu nk'ibitambo bizima byera kudusaba bizima. Pawulo wanditse aya magambo we yahavuze ijambo rikomeye. Yaravuze ngo yabambanywe na Kristo ariko ariho. Aravuga ngo ariko si we ukiriho, ni Kristo uriho muri we. Uyu munsi twebwe uko dutamba ibitambo bizima ni ukwemera kutabaho ku bwanjye, ahubwo nkabaho ku bwa Kristo. Sinzi niba aya magambo ndimo nkoresha yumvikana. Kubaho ku bwanjye ni ugukora ibyo nshaka, ni ukuba nshaka, ni ukuba uko nshaka, ni ukuguma mu binezeza, ibinkurura nkaba ari byo njya muko mbyumva. Ariko kubaho ku bwa Kristo ni ukujya aho Kristo ashaka, ni ukuba uko Kristo ashaka, ni ugusa n'uko Kristo ashaka konsa. Icyo gihe mba mbayeho ku bwa Kristo, nkitanga ndi muzima, ntaba ari jyewe ukiriho, ahubwo akaba ari Kristo uriho muri jye. Pawulo yaravuga ngo si jye ukiriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Mureke dutange imibiri yacu ibi bitambo bizima byera bishimwa. Niko gukorera Imana gukwiriye. Twe kubaho ku bwacu, ahubwo tubeho ku bw'Imana. Twe gutekereza mu bitekerezo byacu, ahubwo gutekereza kwacu kube gutekereza kwa Kristo. Twe kujya aho dushaka. Yesu yabwiye Petero, aramubwira ngo Petero urankunda inshuro 3. Petero yumvise ko amubajije 3, nk'umuyuda yari azi icyo bisobanura. Aramubwira ati mwami,
uzi byose kandi uzi yuko ngukunda. Aramubwira ati rero ukiri umusore warikenyezaga ukajya aho ushatse, none ubu igihe kiraje kandi kirasohoye, aho ugiye gutega amaboko undi akagukenyeza akakujyana iyo ashaka. Aho Petero na Yesu baganiraga iki? Yari arimo amubwira ibyo kuba umwigisha n'umurimo yari agiye kubasigira mu isi. Nshuti z'Imana, gutanga umubiri ukaba igitambo kizima ni ukunsaba jyewe ubwanjye kutabaho ku bwanjye, ahubwo ngasigara mbaho ku bwa Kristo. Imana igufashe twitoze kubaho ku bwa Kristo. Iteraniro ryacu riba ari iry'abakristo bakuze, riba ari iry'abantu narebye amasura n'amazina nabashije kubona, turi bakuru, nitwiga kubaho ku bwa Kristo. Rero igihe turimo dusaba kubaho ku bwa Kristo, ngo tugomba kuba igitambo kandi cyera, bivuga ngo ni ugutandukanywa n'isi kugira ngo tube ab'Imana. Ibi biradusaba ko dukwiye guhora duharanira kwezwa, kuko kwezwa si umurimo w'umunsi umwe, kwezwa ni umurimo w'igihe kirekire. Kiriya gice cya mbere cyo gutsindishirizwa gikorwa mu gihe gito kuko cyo kirakorwa n'Imana, ariko iki gice cyo kwezwa kuko uruhare runini ari urw'umuntu gikorwa igihe kirekire. Jya nkunda gukoresha akagero, reka nongere nkabibutse. Iyo umuntu avuye mu cyaro aje kuba mu mujyi, reka jya nifatira umujyi wa Kigali nubwo turi hirya no hino, umuntu akaba avuye mu cyaro iyo aje kuba i Kigali, hari ibintu byinshi by'umujyi atabaza. Aho bategera tagisi ni ukurinda kuhamwereka, uko barisha icyuma n'ifurusheti ni ukurinda kubimwigisha, uko bajya mu bwiherero bicaye ni ukurinda kubimwigisha. Natwe rero iyo tuje mu Mana tugenda twigishwa buhoro buhoro. Ntabwo tuzi aho bafata ifurusheti, ntabwo tuzi aho bafata icyuma. Igenda idukuramo icyaro buhoro buhoro. Hari ibintu byinshi tugenda turwana nabyo. Imana ikwigisha uko bareba, ikwigisha ibyo bumva n'ibyo batumva, ikwigisha uko bicara iyo bakijijwe, ikwigisha ururimi rw'abakijijwe. Umwuka wera abadufiteho akazi gakomeye ko kugenda duhinduka buhoro buhoro. Nubwo imbabazi z'Imana tuba twazibonye, ariko tuba tumeze nk'abantu bavuye mu ishyamba bakagera mu mujyi bagahita bakubitana n'amatara. Kumenya niba uca iburyo cyangwa uca ibumoso ntabwo byoroshye, ariko umwuka agenda atwigisha buhoro buhoro. Akubwira ati si uko bavuga ibyo bigambo, ntabwo abakijijwe babivuga. Ugahita uvuga uti Imana imbabarire, ugahita ujya mu murongo. Ejo ukongera ukiga ikindi, ejo ukongera ukiga ikindi. Niyo mpamvu uyu mwanya wo kwezwa no gutanga imibiri yacu b'ibitambo bizima ugenda uba muremure. Biterwa n'aho tuvuye. Aho tuvuye ntabwo haba horoshye, ariko Imana ishimwe muri uyu mwanya. Icyo Imana idushakaho ni uko twebwe twemera gutanga, twemera tukarekura tugatanga, Imana ikaba ariyo iganza. Ni gute rero twatanga imibiri nk'ibitambo? Kuko ndashaka kwihuta ngo ngende ngana ku musozo. Icya mbere, kugira ngo dutange imibiri ni uko tureka kugengwa n'imitekerereze yacu tukagengwa n'imitekerereze y'Imana. Uti mu buhe buryo? Imitekerereze y'Imana nta handi hishurirwa, ni mu ijambo ryayo. Iri jambo ry'Imana dusoma, twiga, dushakira umwanya wo kurisoma, wo kurimedita, ndetse wo kugira imirongo dufata mu mutwe, wo gusoma ibitabo se bivuga ku by'Imana. Buriya tuba turimo tubiba indi mitekerereze y'Imana itwinjiramo,
iriya mitekerereze uko igenda iduhindura bigenda bituma twinjira mu gutanga imibiri yacu, kuko ntabwo watanga imibiri utarabanza gutanga umutima. Umutima ugira ububasha ku mubiri, bisaba rero ngo tubaze dutange dushyire muri twe imitekerereze y'Imana iba ari itugenga, iba ari ifata umwanya munini. Ntabwo byakorohera gutanga umubiri wawe ngo ube igitambo kizima, ufata amasaha 6 cyangwa 7 kuri televiziyo, nabwo urimo wirebera wenda filimi izi cyangwa umupira gusa. Byakugora kuko ntabwo bizakorohera. Byanze bikunze nuza kwicara ufasha akanya n'ujya no gusenga, urabanza urwane n'umupira, urabanza mu bitekerezo byawe urwane n'umupira cyangwa urwane na filimi wari urimo ureba. Iragufata nk'igice nka 1/2 cy'amasengesho kugira ngo uze gufata neza winjire mu mwuka w'amasengesho. Urabanza urwane n'umwuka wa filimi kugira ngo uze kwinjira mu w'amasengesho. Nibyo ntanzeho urugero. Na social medias nazo ubwazo nuzitindamo umwanya, uraza gurwana nazo umwanya kugira ngo utangire wikonegite ku Mana, musabane. Biradusaba rero, narindimo nesista ahantu ho kuvuga ngo turabanza dushake igihe kitubibamo imitekerereze y'Imana. Ese ni ryari twegerana n'Imana ngo tugire iyo mitekerereze y'Imana muri twebwe? Icya kabiri ni ugushaka icyo wakora. Nimvuga icyo wakora sindimo mvuga nkangurira abantu kwihangira imirimo, ahubwo ndashaka kuvuga icyo wakora wagura ubwami bw'Imana. Ushobora no gusura umuntu ukomeretse ukamukomeza, ushobora gufata amayinite ukamuhamagara. Buriya urimo ukora kiriya gikorwa uba urimo uhesha agaciro za mbabazi wagiriwe, nawe urimo uzigirira abandi. Iyo uticaye ngo ushomere mu nzu y'Imana, burya nabyo uba urimo utanga umubiri wawe ngo ube igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Shaka icyo, niwabura n'umuntu ubwira ijambo ryiza kumva ihumure. Biriya nabyo ni umurimo utuma utagirira umumaro wa muntu gusa, ahubwo ugirira umumaro nawe ubwawe. Burya iyo urimo ukorera Imana, iyo urimo ukora wagura ubwami bw'Imana, burya biba birimo bikugirira umumaro. Umurimo wose rero ukora witanze, burya uba urimo wagura ubwami bw'Imana muri wowe, unabwagura muri rusange. Ikindi ni uko ugomba gushaka kureba inshuti. Uyu munsi nimvuga inshuti nziza, ntuze kuvuga izo musengana gusa, kuko biteye agahinda, kuko usanga n'abantu basengana bashobora no guhura bafite umwanya uhagije banasuranye, ugasanga bahavuye nta n'umurongo basomye wo muri Bibiliya, nta n'ubuhamya byibura bahanye ngo bakomeze. Ndashaka kuvuga ngo shaka inshuti zigufasha gukura mu buryo bw'umwuka. Iyo ushaka kugira ngo uhinduke, utange umubiri wawe w'igitambo kizima, no mu gutoranya inshuti, reba inshuti zigufasha gukura mu mwuka, aho gushaka izikudindiza ahubwo zigusubiza inyuma, kuko izo nazo ziriho kandi ziri no mu nzu y'Imana. Ikindi, toza umubiri wawe kwigomwa. Burya kwigomwa ni umwitozo. Ntabwo bishoboka ko uyu munsi wahita utangira kumenyera ngo uvuge ngo umubiri wamenyereye. Bisaba kuwutoza, kugenda ugira ibyo wigomwa, nibwo uba umwigishwa wa Yesu nyawe. Petero hari aho yageze abaza Yesu ati, ariko twebwe twasize byose tukagukurikira, uzatugororera iki? Yesu aramubwira ati, ndababwiza ukuri, umuntu wasize se, agasiga nyina, agasiga amazu,
agenda avuga urutonde, aravuga ngo azabikubirwa inshuro 100. Asubiramo ya lisite akavuga ngo umuntu yasize nyina ngo azahabwa ba nyina. Muzasanga ariko handitse, nubwo tumenyere ko nyina w'umuntu abumwe, ariko Yesu ngo yagiye ko atanga benshi, ngo nabashiki be, ngo yagiye abisubiza, abikubye, abitubuye, abigize byinshi. Bivuga ngo rero kwitoza kwigomwa, Pawulo we yajyaga avuga ngo akoresha umubiri w'uburetwa kubera ko azi icyo asiganirwa, kubera ko azi aho agana, ngo ntasiganwa nk'utazi yajya. Nshuti zanjye bene data, ndabona hari turimo tugana kuri wa musozo w'iteraniro ryacu, reka nihute, ariko ndagira ngo mbibutse ko Pawulo avuga ibi agana ku musozo, ngo kwari ukugira ngo turatanga imibiri yacu b'ibitambo bizima byera bishimwa, ngo kugira ngo tumenye neza iby'Imana ishaka, ngo ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye. Iyo dutanga imibiri yacu, ngo nibwo tumenya neza iby'Imana ishaka. Iyo umuntu atitanze aba mu by'Imana ariko ataramenya iby'Imana ishaka. Biratangaje kuba naba mu murimo w'Imana, nakwitwa pasitoro, nkitwa diakoni, nkitwa mwarimu, nkitwa n'undi wese mu murimo w'Imana, cyangwa nkitwa umukristo, ariko ndimo nkora ibyo nshaka nk'uwikorera ku giti cye, kandi nitwa ko nkorera Imana. Imana idufashe ngo yo tutatanze imibiri yacu dukora ibyo dushaka, ntidukora iby'Imana ishaka. Ariko nyamara icyari gikwiriye ni uko dutanga imibiri yacu ikaba ibitambo bizima, tugakora iby'Imana ishaka, ntidukora ibyo twishakiye. Kandi urumva ko ari ukora ibyo ashaka aba yakoze, urumva ahomba kabiri. Nta nubwo byibura aba yaretse ngo ntakore, aba yanakoze, ariko atakoze iby'Imana ishaka. Aha rero muzasanga Pawulo atagaruka ku byo jyewe nkeneye ku giti cyanjye cyangwa wowe ukeneye ku giti cyawe, ahubwo avuga ubushake bw'Imana bwa rusange ku muntu wese. Hari iby'Imana ishaka kuwa yizeye wese, kuwababariwe wese, kuwa yacunguye wese. Ibyo nibyo bikwiye kubanza mbere yuko hazi ibyo jyewe nkeneye ku giti cyanjye cyangwa nshaka ku giti cyanjye. Imana idufashe dutanga imibiri yacu dushyira mu bikorwa iby'Imana ishaka kuruta twebwe ibyo dushaka. Numara kubahiriza iby'Imana ishaka ku wacunguwe wese, nayo izashyira mu bikorwa ibyo uyisaba wowe ku giti cyawe, ibyo uyikeneyeho ku giti cyawe. Imana rero irashaka umutima wawe, irashaka n'umubiri wawe, iragushaka wese, ntabwo igushaka by'igice, iragushaka wese. Kuyibiha rero ntabwo nubiyiha, ntabwo ubuzima bwawe buzakomeza kuba nk'ubusanzwe. Byanze bikunze hari impinduka zizaba, isi izamenya ko wamaze kuba igitambo kizima cyera. Nibyo Yesu yabwiraga abantu mu magambo twasomye ku cyumweru, abwira abigishwa be, ababwira ngo ni mube umunyu, ni mube umucyo w'isi, nta wakongeza itabaza. Imana yamaze kubakongezamwo amatabaza, irashaka ko muba ku gitereko cyanyu mukamurika. Mumenye ko umurongo wa 16 aho ngaho muri Matayo 5 uvuga ngo imirimo yanyu myiza, ngo niko imirimo yanyu myiza ikwiye kubonekera bose kugira ngo bahimbaze So wo mu ijuru. Imana iradushakamo amatabaza, kandi tuzaba amatabaza ari uko dushyira mu bikorwa ijambo ryayo. Nshuti yanjye mwene data, tubanye muri aka kanya, ndakwifuriza gutanga umubiri wawe ngo ube igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana.
niko kuyikorera kwawe gukwiriye, niko kuba umunyu w'isi ukagarura uburyohe mu isi, ugatuma isi yose idakomeza guhura n'ububore, ukazana impumuro nziza mu isi, ukabitabaza umwijima ukaganzwa, tukaganza umwijima kuko twabaye amatabaza amurika. Naho ubundi amadini yo ni menshi, abavuga Yesu ni benshi, baragukikije hirya no hino, ariko umwijima ugakomeza ukaba umwijima. Insengero nziza zirahari nyinshi mu isi, ariko umwijima ugakomeza ukaba mwinshi. Kubera iki? Nubwo abantu ubutumwa bwiza buvugwa ari bwinshi, ariko ababwakiriye bakemera kuba ibitambo byera, bizima byera, ni bake. Ababaye umunyu n'ababaye amatabaza ni bake. Ko wowe tugiriye ubuntu bwo gusangirira ijambo, shyira mu bikorwa, bitabaza umunyu n'ikimana igukeneyeho. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge Imana kubwira ijambo, nawe mbifashe Imana ikugirire neza, kugira ngo uyu mwanya ufate umwanzuro ukwiye wo gutanga umubiri wawe ngo ube igitambo kizima. Reka nsabe Pasiteri Gatanazi niba ari humva atuyore mu gusenga Imana, njyewe nyawe n'undi wese hirya no hino, kugira ngo abe igitambo kizima kinyura Imana Data wa twese, kuko ivuga ngo niko kuyikorera gukwiriye. Imana ibaha umugisha. Niba Pasiteri Gatanazi ari hafi atuyobore mu gusenga Imana. Data wa twese ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye kubera ko uturemye kandi uturema kugira ngo uheshe izina ryawe icyubahiro. Turagushimiye kubera ko watanze Kristo akaba igitambo gikuraho ibyaha byacu, kubw'imbabazi watugiriye, izina ryawe nishimwe. Dushobora aho imbabazi watugiriye, kandi niba waratugiriye imbabazi, udushoboze natwe kugirira abandi, kugira ngo Uwiteka Mana nziza dukomeze kwakira imbabazi zivuye kuri wowe. Kandi dukomeje gusenga mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo udushoboze Mwami gutanga imibiri yacu ibe ibitambo bizima byera bishimwa nawe. Birashoboka ko abantu benshi muri twebwe hari aho bananiwe gutanga imibiri yabo kugira ngo ibe ibitambo bizima byera bishimwa nawe, ari nako gukorera Mwami Imana yacu bikwiriye, ari nako bishoboza buri wese kumenya ubushake bwawe. Utubabarire cyane aho twagize intege nke, utubabarire cyane aho tutashoboye gutanga imibiri yacu ngo ibe ibitambo bizima byera bishimwa nawe, kugira ngo imbaraga zo gutanga imibiri yacu kugira ngo ibe ibitambo bizima bishimwa Mwami, byera kandi bishimwa nawe. Urakoze Mana yera, amaraso ya Kristo akomeze adutunganye, ukomeze utwuzuze umwuka wera, udushoboze Mwami Imana yacu kudatinda mu bitagira umumaro. Tubwiwe yuko kugira ngo ibyo ngibyo bishoboke tugomba kugengwa n'imitekerereze yawe, atari imitekerereze ya kamere. Udushoboze Mana, ukure muri twebwe imitekerereze ya kamere, uduhe rwose kugengwa n'imitekerereze ivuye kuri wowe. Haleluya. Udushoboze Uwiteka Mana nziza kugira n'inshuti nziza, nk'uko mu Kristo yagendanaga na byiringiro, nk'uko mu Kristo yagendanaga na mwizerwa. Udushoboze kugira abamwizerwa muri uru rugendo, udushoboze kugira ababyiringiro muri uru rugendo, kugira ngo Mwami tubashe gukomera, twe kugendana n'abanyamugirya nino baduca intege, badusubiza inyuma. Udushoboze Mwami, uturinde abanyamugirya nino, uduhe bamwizerwa, uduhe babyiringiro, kugira ngo Uwiteka Mana nziza tubashe rwose gukomera muri uru rugendo kandi turukomeze rwose. Udufashe Uwiteka Mana uhoraho, ukomeze kudufasha, urusheho rwose kutugirira neza, turengere muri byose. Uyu mugoroba buri muntu wese ukomeze kubana nawe, umuhereze umugisha, kandi buri muntu wese ahantu hari n'ahatari ku mugoroba Mwami urusheho rwose kumugira neza. Ijambo ryawe rigwire muri twebwe, imitima yacu ihinduke rwose kandi ibe mishya, kugira ngo tumenye Mwami ubushake bwawe. Byaba bibabaje kumara iminsi mu itorero, kumara iminsi mu rusengero, umuntu atazi ubushake bwawe, bitewe n'uko atagize imitekerereze mishya, atagize umutima mushya. Duha umutima mushya muri aya masaha y'umugoroba, uduhe ibitekerezo bishya muri aya masaha y'umugoroba. Abafarisayo ntabwo bashoboye kumenya ubushake bwawe Kristo, ntibarashoboye kumenya impamvu yabiteye, bari bafite imitima itari mishya. Uduhe rwose kukumenya, uduhe imitima mishya, urushaho rwose kutugira neza. Urakoze Kristo, turagushimye mu izina ryawe, amen. Umukozi w'Imana, Imana imuhereze umugisha,
kandi rwose Imana irusheho kumugira neza. Ndagira ngo mbe twinjire mu mwanya wo gusenga, ariko tunagana ku musozo tugiye gusengera ibyifuzo binyuranye. Ngiye gusaba mwene data Sentozi Ananias kugira ngo asengere icyifuzo cy'abantu bashobora kuba barwaye n'ibindi byifuzo biri muri twebwe, abisengere kugira ngo Imana irusheho rwose kwigaragaza. Mwene data Sentozi namubonye, ndagira ngo abari ku buhanga bw'Imana bamufashe asengere muri twebwe abarwayi babayeho, asengere muri twebwe abafite ibyifuzo binyuranye, kugira ngo Imana ibihishurire, Imana ibigaragarize. Yesu ajya agakiza imitima ariko n'imibiri nayo ntayisige. Reka tumwe mwene data Sentozi Ananias asengera ibyifuzo hagati muri twebwe abateranye muri aya masaha. Mana data, turagushimiye ku mbabazi nyinshi watugiriye. Twasanze ari ngari kandi zuzuye, kuko nizo zadukijije, nizo zaduhesheje ubugingo, nizo zatumye utwakira tudakwiriye. N'iby'icyubahiro ntitwabona ituro rikwiriye, twasanze turi mu mwenda ukomeye, ariko turagushimiye kuko watugiriye imbabazi. Imbabazi zawe zadusesekayeho, zaduhinduye abana b'Imana, zatumye utwakira uko turi, twuzuza ubwiza n'ibyishimo bitagereranywa. Nicyo gituma buri munsi twishimira imbabazi z'Igorigota, twishimira urukundo rwuzuye umutima wawe, twishimira kumva twisanga mu muryango w'abana b'Imana no kugabana iyi migisha yabera, kugira ngo ubugingo bwa Kristo bwuzurire muri twe. Turagushimiye yuko udukunda urukundo rutuma umenya ibiri mu nda zacu, ibyo tuvuga n'ibyo tutavuga. Tuba ducecetse ariko ubizi mu bwihisho bwabyo. Mana, turagushimiye kuko dufite Uwiteka tubwira ibyacu kandi ukabyumva ukabyitaho. Muri uyu mugoroba bene data bose duteranye hano dufite ibyifuzo bitandukanye iby'ubuzima bwacu, byo mu miryango yacu, ariko dufite n'ibyifuzo byo mu murimo wawe, byo mu nzu y'Imana. Byose Mwami tubikusanyirije hamwe, kuko nta wundi wakumva amaganya ya buri wese, ntawe twabwira ikibazo cya buri wese ngo acihanganire ngo undi yongereho, undi yongereho, undi yongereho. Twebwe abantu byatunanira, ntitwabishobora, ariko wowe umenya uwarwaye, ukamenya uwaburaye, ukamenya uwambaye ubusa, ukamenya uri mu mwenda, ukamenya urimo kugeragezwa, ukamenya uri mu makuba, ukamenya uri mu byago, ukamenya uri mu ntambara, kandi buri muntu wese uko ari ukamenya ibimukwiriye. Uri uwo kwizerwa rero. Tuje imbere yawe Yesu dushize amanga, dutinyutse, kuko tuzi ko ari abarwana wabarwanirira, ari abageragezwa wabarengera, ari abari mu kaga wabakiza, ari abafite ubushomeri wabibuka, ari abafite ibibazo by'ubugingo nabo wabazura, ari abafite ibibazo ibyo ari byo byose. Uwiteka, tuzi neza yuko urabishoboye, waduhindurira amateka, wakubaka ibihe bishya mu buzima bwacu, wazura ubugingo bwacu, waduha kurabagirana, watwuzuza ubwiza bwawe, watwuzuza imbabazi zawe, watwuzuza imbaraga zawe, tukisanga mu byishimo bitangaje bidushigikira, bituma duhagararana nawe uko byagenda kose. Uha umugisha bene data, abagaragu bawe, abayobozi bacu. Uha umugisha umugaragu wawe umaze kutuganiriza. Uha umugisha bene data bose bateranye, n'abandi babyifuzaga bikabananira, n'abandi babyibagiwe, n'abandi batabishikira, n'abandi basinziriye. Buri muntu wese mu mwanya we ubumwuzurizeho, uhamusange, uvugane nawe, kandi ubugingo bwacu twese bukugarukire. Urakoze Yesu, kuko uri kumwe natwe kugira ngo utugirire neza, kandi twiringiye rwose tudashidikanye, kuko ntuzadusiga, tuzaduhemukira, ntuzaduta, kugeza umunsi uzatumurikira Imana. Icyubahiro n'ikibi cyawe muri Kristo Yesu, none n'ibihe bidashira. Amen. Amen, amen. Yesu aguhe umugisha. Reka tujye mu mwanya wo gusengera
n'abakozi b'Imana dusengera ibihugu turimo. Gusengera ibihugu turimo, Paulo yavuze ko dukwiriye gusengera abatware, dukwiriye gusengera abategetsi kugira ngo tugire amahoro kandi kugira ngo dukomeze kubasha gukora umurimo w'Imana. Reka rero dusabe mwarimu Alexis kugira ngo asengere itorero n'abakozi b'Imana kandi asengere n'igihugu rusange n'abayobozi. Ibihugu turimo dusengere kandi Imana yumva gusenga kandi ari gukora kw'amasengero. Reka rero mwarimu Alexis asenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu y'imbabazi nyinshi kandi Mana y'urukundo, turi mu mwanya wo gusengera ibyifuzo bitandukanye kandi iryo ni isezerano watwemereye, wavuze ko tuzakwikoreza amaganya yacu yose kuko bita kuri twebwe, kandi uvuga ko nidushaka tuzabona, twakomanga tugakingurirwa, kandi nidusaba tuzahabwa. Urakoze rero Mana, dukomeje umwanya wo gusenga, dusengeye itorero, dusengeye umugeni wawe aho ari hano muri iyi si, nubwo ari ibihe biruhije kandi bigoye, ariko tugushimiye yuko imbaraga zo gukomeza itorero warazitanze, wohereje umwuka wera. Izina ryawe nirishimwe, kandi wavuze ko tuzahabwa imbaraga umwuka wera azatumanukira, bityo tukaba abagabo nyabagabo. Urakoze rero, umwuka wera naganze imitima yacu, umwuka wera nadukoresha, umwuka wera nituzure, umwuka wera nadutera umwete, kandi urakoze adutinyure kandi adushoboze kuba abo guhamya ukuri. Urakoze Mana yacu, urakoze byiringiro by'abakwizera. Dusengeye abera bose, dusengeye itorero ryose, dusengeye abakozi ba mu byiciro bitandukanye, dusengeye abo wahamagariye umurimo, dusengeye abakwizera bose mu izina rya Kristo. Urakoze Mana w'intama w'Imana, itorero ryawe turumwe, ariko kandi turi ingingo zitandukanye. Niyo mpamvu dusengeye abakwizera bose, ari abayobozi b'itorero mu nzego zitandukanye, ari abakozi mu bindi byiciro bitandukanye, ari abadiyakoni mu izina rya Kristo, ari abaririmbyi Mwana w'intama w'Imana, ari abanyamasengesho, ari abakristo, umuntu uwo ari we wese turasenze mu izina rya Kristo, kuko Mwami wanjye turaha mu isi, dufashe igihe mu ntambara, kandi tugiye twenyine twaneshwa, twatsindwa, ariko dusabye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zitugote kandi icyubahiro cyakiboneke mu itorero. Urakoze Mwana w'intama w'Imana, nubwo Satani azerera kandi agatontoma nk'intare ashaka ko yaconshomera, ariko turagushimye kuko ibiganza byawe biraduteruye kandi ibiganza byawe biradufashe. Icyubahiro n'ikibi cyawe dufite rero mu gipfunsi cyawe, mu kiganza cyawe. Tugushimye ko nta cyatuma uturekura, nuko udukomeze kandi udufashe, nubwo haba ibigeragezo binyuranye, nubwo haba amakuba n'ibyago, nubwo haba akaga, nubwo haba ibigora imitima, tukanyura mu misozi no mu mataba, ariko turagushimye kuko uri Imana yacu, kandi turagushimye kuko uri agakiza kacu. Ngaho urengera abakwizera twese, kandi ugire icyo ukora kuko uri Data wa twese, kandi tukugireho umugisha, udusukire n'ububyutse mu izina rya Kristo. Habe guhemburwa kw'imitima, umuriro w'umwuka wera tubone mu itorero, gukora k'umwuka wera tukubone mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami kuko ibyo bishoboye, kandi kugusaba kukwereka byose ntabwo bidusaba ko twakwikebesha amabuye cyangwa ibindi, cyangwa ngo tuvuge menshi cyane, ahubwo kwizera birahagije. Urakoze rero kuko tutarasaba, tutarabumbura akanwa, uzi ibidukwiriye, natwe turizeye. Dusengeye mu izina rya Kristo, ibihugu waduhaye kubamo mu izina rya Yesu, dore kuri iki gihugu cy'u Rwanda mu izina rya Yesu, ukomeze kuduha umugisha kandi uduha amahoro yawe, ubuntu bwawe bubane natwe mu izina rya Kristo. Ari aka karere k'ibiyaga bigari mu izina rya Yesu, umwuka w'intambara wawuca wawurangiza kuko uri Data wa twese mwiza. Amahoro yawe yaboneka kubw'urukundo rwawe n'ubuntu bwawe, kuko naho harimo umugeni wawe. Urakoze Kristo, nitwizirikane ubwacu gusa, dusengeye n'ibindi bihugu bitandukanye, imigabane itandukanye hano ku isi. N'ubu ngubu dusenga, birashoboka hari abari i Burayi turi kumwe, birashoboka ko haba hari abo muri Amerika, Aziya n'ahandi hatandukanye tutarondora. Niyo mpamvu rero dusabye amahoro, kandi dusabye umutekano wawe, dusabye imbabazi zawe mu izina rya Kristo, kuko hose hari umugeni wawe. Ugira icyo ukora hamwe n'ibyo, kandi dusabye rero mu izina rya Yesu n'iterambere ry'ubundi buryo Mwami, no kurindwa nawe. Urakoze Mwana w'intama w'Imana, icyubahiro n'ikibi cyawe utanga ibikwiriye byose. Urakoze nyiri icyubahiro. Ngaho rero ubuntu bwawe nibubane natwe.
amahoro yawe natuganze kandi mwana w'intama w'Imana ibyifuzo byose by'ubwoko bwawe urabizi, intambara zose urazizi, kandi ibyo tugukeneyeho, ibyo tugushakaho, hari ibyifuzo rusange, hari ibyifuzo by'umuntu ku giti cye, hari ibyifuzo by'umuryango runaka, hari ibyifuzo by'itorero. Urakoze rero kuko byose ubasha kubireba kandi ukabyumva kandi ukabirebera icyarimwe. Turagushimye kuko ubasha gukora rwose ibirenze ibyo twebwe dutekereza, ibirenze ibyo twibwira, kandi tugushimye ko ubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe ubasha gukora ibyo byose kandi ukarenza uko twe twatekerezaga. Nuko icyubahiro gikomeze kuba icyawe, dusenze gutyo tugushima twiringiye ubuntu bwawe n'urukundo rwawe n'imbabazi zawe muri byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Tugeze mu mwanya w'amatangazo. Nyuma y'amatangazo turi buze gusenga dusoza, kandi amatangazo nayo ntabwo ari buze gutinda. Icyo twifuza kubabwira ni uko harimo impinduka nkeya. Turimo dushima Imana kubera ko abari hano mu gihugu cy'u Rwanda amatorero twemerewe kongera guterana undi munsi utari ku cyumweru. Rero twifuje ko twakora amasengesho, ni amasaha 2, ntagomba kurenga. Ubwo rero twashimye ko iyi gahunda twakoraga uyu munsi kuwa 4 ko yakwimukira kuwa 3 muri rwa rwego rwo kugira ngo na cya cyumba cyacu kitazibagirana. Nibwo tuzaye dukora amasengesho kuwa 3 isaa 11 za nimugoroba tukageza isaa 1 za nijoro. Ubwo rero abantu bose bifuza guterana natwe bakoresheje YouTube, bakoresheje yaba ari Zoom, bakoresheje yaba ari Mixera, ubwo buryo bwose ntabwo buzahagarara, buzakoreshwa. Izo mpinduka rero zigiye kuba, uretse ko yenda zishobora kuzatangira nyuma y'imweru nka 2 kubera ko mu cyumweru gitaha kuwa 6 turifuza gukora igaburo ryera Imana nidushoboza. Hanyuma wa 6 uzakurikiraho turifuza ko gahunda yazaba kuwa 5 yo gukora igitaramo cya Pasika, kubera ko kuwa 6 ku cyumweru bucya ari ku cyumweru bizaba ari Pasika. Ubwo rero gahunda ziteye, ariko mu yindi minsi gahunda zizakomeza nk'ibisanzwe kuwa 3 isaa 11 za nimugoroba kugeza isaa 1 za nijoro. Kandi noneho buri muntu wese uburyo yakoresha, bwaba ari uburyo bwa YouTube channel tuzabuteganya, ari uburyo bwa Zoom nabwo tuzabuteganya Imana nidushoboza, ari uburyo bwa Mixera nabwo tuzabuteganya Imana nidushoboza. Ubwo rero mwese yaho muri turizera ko muzakomeza kubana natwe kandi Imana igakomeza twese kutugirira neza. Mu gusoza rero mu kanya niturangiza gusenga, bari ku buhanga bw'ibyuma bari buze kudufasha kugira ngo dushobore gusuhuzanya, kuramukanya yenda iminota igera muri 5. Dushimiye watuganirije ijambo ry'Imana, dushimiye abatekinisien abari ku buhanga bw'ibyuma badufashije, dushimiye famille Felix na Odette badufashije kuririmba indirimbo nziza zatuguye neza. Imana ibahe umugisha. Abapastori mwateranye natwe, abashumba mwateranye natwe, aho mwari muri hose muterana natwe, Imana ibahereze umugisha kandi turakomeza kubashimira. Imana ikomeze kubana natwe, Imana ikomeze kutugira neza. Rero abantu mufite nijoro muze kugira ijoro ryiza, abantu mufite ku manywa rero mukomeze mugire ibihe byiza. Reka rero dusabe mwene data Pastor Karayenga Jean Jacques niba ashobora kuba ari hafi dusengere dusoza. Bari ku manywa basengere, Imana ikomeze kubana nabo, ibayobore mu mirimo bafite, kandi abari nijoro natwe Imana iturinde tugiye kuruhura imibiri. Hanyuma sengere n'izindi gahunda zishobora kuba zitandukanye abantu baba bafite. Narangiza gusenga Imana haraba hari ubwisanzure mu minota nk'itanu bwo kugira ngo tube twashobora gusuhuzanya. Niturangiza gusuhuzanya ubwo mwese mukomeze kugira ibihe byiza. Rero niba kiri hafi Pastor Karayenga Jean Jacques yasenga Imana dusoza gahunda. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, dufite ishimwe kubw'ubuntu watugiriye, dufite ishimwe kuko wemeye kutwitangira ukaba igitambo kizima cyanyuze Imana Data, kikaduhesha imbabazi duhagazemo na bugingo n'ubu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimira kandi uyu mwanya mwiza w'iri teraniro tubayemo. Turagushimira ko waribanyemo natwe. Turagushimira abagabo, abagore, urubyiruko twabanye muri iri teraniro, kandi tubasabira umugisha, tubasabira kugubwa neza, tubasabira kuba amahoro,
tubasabira mwami gukomeza kuzirikana imbabazi watugiriye, bikabahesha imbaraga zo gukomeza kugukorera ngo ubwami bwawe bwaguke, kandi zo kugira ngo dukomeze kuba umucyo w'isi n'umunyu mu gihe nk'iki bikenewe kurushaho. Dushoboze rero duhe umugisha kandi utugirire neza. Hari abari ahamaze kuba nijoro bagiye kuryama, turabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo iri joro ribabere ijoro ridasanzwe, ijoro basuriramo, ijoro baganiriramo n'umwuka wera bashyizweyo, kandi ijoro mwami ry'umunezero wo mu mutima mwami, kandi n'umunsi w'ejo uzababera umunsi w'umugisha, ukuboko kwawe kwiza kuzabane nabo. Abari ahari ku manywa nabo turabasengeye mu izina rya Yesu, ukomeze kubaha imbaraga zo gukomeza kuba ibitambo bizima byera, babone umugisha mu byo barimo bakora, kandi bahagararire ubwami bwawe neza, kuko n'ubundi intsinzi ari iyawe. Turagushimiye rero, umugisha itorero ryawe, umugisha abera n'imiryango yabo, umugisha mwami abari hafi n'abari kure, kuko tuzi kuri Imana ibera hose icyarimwe. Izi gahunda zose zitangajwe tuzisabiye umugisha, tuzisabiye ko mwami uzabana nazo, ukaduha imbaraga kugira ngo tushobore kuzikora nk'uko bikwiye, tugamije icyubahiro cyawe. Urakoze rero no mu zindi gahunda za buri muntu ku giti cye, reka icyubahiro cyawe kizashyirwe imbere. Tugushimiye rero kubanye natwe kandi ukemera gusozanya natwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Bari kuri tekinike badufasha